biba bibabaje cyane kuba ufite amenyo yawe ariko ugasanga amenyo yawe ntago asa umweru cyangwa ntago yera, ukaba uri umusirimu ariko ugasanga amenyo yawe asa umuhondo cyangwa afite irindi bara. Hanyuma rero niba ufite icyo kibazo, uyu munsi nk'uko mumaze kumenyera hano ku Ityazo TV, niho tubagezaho imiti igiye itandukanye wakoresha mu buzima busanzwe ukabasha kugira amagara mazima, uruhu ruzima, amenyo meza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uko muri video zatambutse naberetse uburyo ki wavura umwana wawe unyara ku buriri ntiyongere kunyara ku buriri, umwana utaba uwa mbere mu ishuri, mbere ku muti wakoresha akaba uwa mbere mu ishuri, mbere ku muti wo kunuka mu kanwa. Hari igihe abantu usanga banuka mu kanwa, yewe ni imiti myinshi igiye itandukanye. Ariko uyu munsi reka munyemerere mbabwire ku bantu bafite ikibazo cy'amenyo yabo adasa umweru. Hari igihe usanga uhura n'abandi bantu bakakubeshya bakakurangira ibintu bitari byo, bikaba byanatuma amenyo yawe yangirika. Ariko uyu munsi ngiye kubarangira umuti wizewe wakoresha kandi uboneka mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba ufite aho ngaho ariko ukaba utazi akamaro kawo. Hanyuma rero hano ku Ityazo TV reka mbereke uyu muti wakoresha. Hanyuma ngiye kubereka umuti witwa urafata ikintu bita tangawizi. Umara gufata tangawizi ndakeka nta muntu utayizi, cyangwa ginga. Hanyuma ufate niyo bita baking soda. Ushaka kutabona baking soda cyangwa ukabona baking powder. Baking soda iboneka mu alimentation menshi agiye atandukanye, ntago wayibura. Ariko niba baking soda utayibona, wabona baking powder. Iyi baking powder ni ya yindi bakoresha bakora amandazi, yitwa chapa mandazi. Yes, yitwa chapa mandazi. Ndakeka nta muntu utayizi, biri mu karito gatoya gasa n'umuhondo. Hanyuma ushobora kutabona baking soda cyangwa ukabona baking powder. Icyo gihe rero icyo wabonye cyose uraza warangiza kuko ufite tangawize yo ifite ubushobozi bwo gucagagura udukoko ndetse n'ibintu bituma amenyo yawe atera cyangwa adasa umuhondo. Hanyuma icyo ugomba gukora, ufata ifu ya baking soda cyangwa baking powder bitewe n'ikintu wabonye, hanyuma ugafata na tangawizi warapye cyangwa waseye, warangiza ukabivangavanga. Wamara kwivangavanga ukabikoresha woza amenyo. Icyo gihe uba ugomba kubikora byibuza inshuro 2 mu cyumweru. Icyo gihe ubikoze mu byumweru 2, menya yuko amenyo yawe yatangiye kuba urwererane. Icyo gihe rero ushaka kubona baking powder cyangwa baking soda, ushaka no kutabibona, ariko hari iki ngiki cya kabiri. Ushaka gukoresha n'ubundi buryo bwa kabiri, uburyo bwa tungurusumu cyangwa garlic. Ndakeka nta muntu utayizi. Tungurusumu yoyo izwiho kwica microbe ndetse n'ibituma amenyo yawe atera. Hanyuma ikintu uba ugomba gukora, kuko ufite tungurusumu, urayifata ugafataho agatunguru gatoya cyangwa agateke gatoya k'agatungurusumu. hanyuma warangiza ukagafata ukazajya ugakuba ku menyo buhoro buhoro. Hanyuma nyuma yo kuba ku menyo kako gateke gatoya ukuba handi hari ikibazo cy'amenyo atera cyangwa amenyo nyine asa n'umuhondo cyangwa irindi bara, warangiza nyuma y'iminota 5 uba ugomba koza amenyo yawe ukoresheje Colgate ndetse n'uburoso. Icyo gihe umaze gukuba tungurusumu mu menyo yawe iminota byibuze igera nko muri 5 kubaho, urategereza indi minota nk'icumi. Warangiza gutegereza iminota nk'icumi, hanyuma ugahita woza amenyo yawe ukoresheje umuti w'amenyo witwa Colgate. Umuti w'amenyo witwa Colgate, ushaka kutabona umuti w'amenyo witwa Colgate ukabona umuti w'amenyo witwa Whitehead, ariko niba byagushobokera koresha Colgate, uriya muti wanditseho Colgate. Nurangiza ukoreshe n'uburoso wiborose iminota hagati y'ibiri ndetse n'iminota 3. Icyo gihe iyi ni tungurusumu. Ushaka kutabona tungurusumu cyangwa ukabona iki ngiki ngiye kukubwira, ku bantu batuye ahantu mu misozi rwose menya yuko hari imiti muba mutaza, ariko hano ku Ityazo TV turushaho kugenda tuyibarangira. Icyo bita ibibabi by'icyayi, icyayi cy'icyatsi, kino cyayi, iki cyayi dusanzwe tuzi bahinga mu misozi. Hanyuma iki cyayi cy'icyatsi gifasha mu kugabanya, twabonye ko gifasha mu kugabanya ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari ikibazo cyo kuba ufite ingaruka z'amenyo adasa umweru. Hanyuma ikintu ugomba gukora ni ugusukura amenyo yawe ukoresheje aya mababi y'icyayi gishyushye.
urafata amababi y'icyayi ukayashyira mu mazi atetse, hanyuma ukiborosa byibuze inshuro 2 ku munsi. Menya yuko mu gihe wakoreshaga amazi asanzwe wakoresheje ya korogate cyangwa wakoresheje Whitedent, wiborosa ukoresheje ayo mazi y'iki cyayi. Amazi y'iki cyayi washyize mu mazi ashyushye, hanyuma ayo mazi niyo ukoresha, bya byiza uyakoresheje ari akazuyazi. Warangiza ukiborosa byibuza inshuro 2 ku munsi hagati y'iminota 3 n'ibiri. Hagati y'iminota 3 n'ibiri niyo ugomba kwiborosa, nicyo gihe ugomba kumara wiborosa ukoresheje iki cyayi. Hanyuma no ku bantu batuye mu misozi namwe ntabwo twabibagiwe, koresha aya mababi y'icyayi aragufasha, cyangwa ukoreshe tangawizi na baking powder cyangwa baking soda, cyangwa ukoreshe tungurusumu. Icyo gihe rero ushobora kutabibona ukaba wabona icyo bita indimu ndetse na tangawizi. Yewe ibi ni ibintu nabyo bigenda bigufasha mu gutuma amenyo yawe asa umweru. Ushobora kuba ufite indimu hafi aho cyangwa ufite tangawizi. Urafata indimu kuko iyi ndimu yo ifite acide yoroheje kandi isukura amenyo yawe agasa umweru. Hanyuma rero tangawizi yo niyo yica microbe atuma amenyo yawe asa umuhondo cyangwa agira irindi bara nase umweru. Hanyuma ikintu uba ugomba gukora ni uko ugomba gufata umutobe wa tangawizi, umutobe nako w'indimu, ukawuvanga na tangawizi warapye cyangwa waseye, warangiza ugasiga kuri buri ruhande rufite ikibazo cy'amenyo adasa umweru. Hanyuma rero ugomba kubyirinda kubikoresha byibuze buri munsi. Kubikoresha buri munsi, indimu na tangawizi bifite acide mbi byatuma byica amenyo yawe. Byibuze bikoreshe inshuro 3 mu cyumweru. Urugero, wenda ushobora gukora temite bw'amatinza mbikoresha kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, wenda no ku cyumweru. Ukagomba gutaruka byibuze umunsi kugira ngo wirinde kubikoresha inshuro imwe buri munsi. Iyo ukoresheje buri munsi bibasha kuba byakugiraho ikibazo. Hanyuma rero iyi ni tangawizi ugomba gukoresha, ndetse n'indimu, cyangwa ugakoresha tungurusumu, cyangwa ugakoresha baking powder cyangwa baking soda, ndetse ubwo ni capamandazi, ndetse n'umuti nagiye mbereka igiye itandukanye. Wakoresha baking powder cyangwa capamandazi na tangawizi, ugakoresha tungurusumu, ugakoresha no ku bantu baba hanze mwabona imbuto za strawberry nayo ifite acide nziza yagufasha, aho yifashisha ukoresheje uduce dutoya ugakuba ku menyo yawe, ukabikora byibuze inshuro 2 mu cyumweru. Warangiza nyuma yo kubikora ukiborosa, menya yuko amenyo yawe nayo azaba umweru. No ku bandi bantu baboneka hanze cyangwa baboneka mu Rwanda, wakoresha icyo bita coconut oil. Iyi coconut ifasha neza mu gukuraho ibintu bituma amenyo yawe adasa umweru. Hanyuma ugomba kubikora, ugafata ikiyiko kimwe cy'amavuta ya coconut, hanyuma ukayakuba mu menyo mu minota iri hagati y'iminota 10 na 15. Hanyuma ukabikora buri munsi, bibasha no kuba byagufasha ukoresheje amavuta ya coconut oil. Hanyuma rero niba ibi ngibi twakubwiye, inama ugomba gukurikiza, oza amenyo byibuza buri munsi. Niba ukoresha uyu muti inshuro wenda 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru, woweho ugomba kwiborosa buri munsi ukoresheje umuti w'amenyo Colgate cyangwa Whitedent. Kandi wirinde ibiribwa bikungahaye bituma byangiza amenyo yawe bikayatera amarangi, nk'icyayi cy'umukara cyangwa ikawa. Ibyo nibyo bintu bituma rwose amenyo yawe ahindura isura. Hanyuma niba bikomeje kuba byatuma amenyo yawe adasa umweru nk'uko byifuza, gana muganga uba ufite ikibazo. Ufite ikibazo uragenda akabigufashamo. Hanyuma hano kuri Ikibazo TV niho tubereka imiti igiye itandukanye yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Hano nagira ngo mbereke ikintu cyatuma amenyo yawe asa umweru ukoresheje imiti igiye itandukanye. Nababwiye coconut oil, mbabwira tungurusumu, babwira tangawizi ndetse n'indimu, babwira tangawizi ndetse na capamandazi. Yewe ibyo ni ibintu byagenda bigufasha bigatuma amenyo yawe asa umweru ku giciro gito cyane. Muri ibyo ngibyo hari kimwe wabona cyagufasha. Rero niba muri icyo kimwe nkubwiye, irinde kubikoresha byombi, koresha kimwe
ukoreshe kimwe, numara gukoresha kimwe wenda nihashira nk'iminsi 7 ukabona nta gihindutse, koresha ikindi. Icyo gihe menya yuko amenyo yawe agiye kuba urwererane. Hari abantu rero bagiraga ipfunwe ry'amenyo yabo adasa umweru. Hanyuma mureke duhure mu yindi video itaha mbereka imiti myinshi igiye itandukanye. Nshobora kubereka umuti utuma utanuka ibirenge. Hari abantu bambara inkweto ugasanga rwose inkweto ziranutse, bikaba byatuma uganiriza abandi bantu bitari ngombwa. Icyo gihe niba ubishaka unyandikira muri comment nkakubwira. Hanyuma rero no ku bantu bafite ikibazo cy'amaribori nabo ntago twabibagiwe, nabo turabafasha cyane. Hanyuma hari n'indi miti myinshi igiye itandukanye. Ishobora kuba ari umuti wo kuribwa mu gihe cy'ukwezi, ubwaho ni ku bagore. Ushobora no kuba ari umuti utuma inzara zawe zitavunika. Ushobora kuba ari umuti utuma umera ubwanwa. Ushobora kuba ari umuti uvura uruhara. Ibyo byose nibyo tubakorera, hanyuma tukabibakorera wifashishije ibimera bino usanzwe ubona, bino utaruzi yuko bifite agaciro, bikabasha kuba byatuma bikugirira akamaro. Hanyuma hari abantu baba barapfubijwe n'amavuta bakoresheje bitukuza. Icyo gihe nawe waragezweho ibyago ku ruhu rwawe, uranyandikira nawe nkagufasha nta kibazo. Yewe ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu bakunda kugira ibiheri mu maso, hano hari umuti w'ibimera wifashisha ukabasha gukira. Hari n'izindi video nagiye mbakorera nyinshi zigiye zitandukanye, mugende muzirebe hano ku Ikibazo TV, zirahari ni nyinshi. Hano niho tubagezaho ibiganiro byinshi byakugira akamaro ndetse bikagirira sosiyete yawe umumaro. Hanyuma mureke duhure mu yindi video itaha. Mugiye kunsaba hano hasi muri comment, abari nyandikira ari benshi bansaba ati iki ngiki uzakidukorereho. Ndeba ubwishi bw'abantu nkabasha kuba nabaha umuti ugiye utandukanye. Hano ntago tukwishyuza, ahubwo tukurangira umuti wakoresha wowe ubyikoreye. Ndabakunda cyane, mureke duhure mu yindi video itaha. Bye bye, kandi mukomeze kugira umwaka mwiza wa 2025. Turabakunda cyane.